Mukansanga Adeline w'imyaka 70 wari utuye mu mudugudu wa Kinjira, akagari ka Nyakavumu, umurenge wa Mahembe, aho ni mu karere ka Nyamasheke. Uyu mukecuru rero ngo yahoraga avuga ko aziyahura nk'uko n'umugabo we yapfuye yiyahuye. Yari yaranabigerageje abaturanyi bakamugarura, gusa umurambo we waje kuza kuba wasangwa mu kiyaga cya Kivu, bikaba bikekwa ko yiyahuye. Umuturanyi we yabwiye ikinyamakuru ko uwo mukecuru wibanaga, umwe mu bana be yamuhaye umwuzukuru ngo babane, aramwanga ahitamo gukomeza kwibana. Uyu mukecuru ngo yahoraga avuga ko umunsi umwe bazasanga yiyahuye nk'umugabo we, akabivuga cyane iyo yamaraga gusinda. Uyu muturage yabivuze agira ati umurambo we wasanzwe mu Kivu muri iki gitondo, ubonywe n'umurobyi wahise amumenya atanga amakuru. Abaje kureba basanga yabanje kwipfuka mu maso n'igitambaro yari yitwaje, anakenyera agakapu yari afite, tugakeka ko yabanje gutinya ikiyaga cya Kivu, ariyo mpamvu yapfutse mu maso. Yakomeje agira ati hari abari bamubonye nimugoroba avuga ko agiye gusura umuntu ku mugonero, bugacya ajya kubikuza amafaranga ye muri sako ya Mahembe, aho kujyayo ajya mu Kivu. Umugore bari baturanye wamunyuzeho amubajije icyo ahakora, avuga ko ari umuntu ategereje. Mu gitondo duhabwa amakuru ko umurambo we usanzwe muri icyo kiyaga. Umwe mu bahungu be yabwiye ikinyamakuru ko hari hashize imyaka igera kuri 15 ise apfuye, nawe akaba yarapfuye yiyahuye. Kuva se yapfa rero, nyina yakomeje kujya ababwira ko nawe aziyahura, anaza kubigerageza mu mwaka w'2022 biranga. Uyu muhungu we yabivuze agira ati hashize imyaka 15 papa yiyahuye. Yiyahuriye mu rugo, nta mpamvu twamenye yabimuteye. Kuva ubwo mama yatangiye kujya avuga ko nawe aziyahura, yaba yasinze bwo akabivuga mu ruhame. Mu mwaka w'2022 yagiye n'ubundi avuga ko agiye kwiyahura mu Kivu, agarurwa muri santere y'ubucuruzi ya Mugonero. Yongeyeho ati yaragarutse ariko umugambi we ntiyawureka, tukibaza impamvu ikatuyobera. Gusa ariko agashaka kuba wenyine n'umwana ahawe ngo babane, akamwanga. None birangiye umurambo we usanzwe mu Kivu, yari yagiye avuga ko ari uwo agiye gusura, ndetse n'umuturanyi wahamubonye akamujijisha amubwira ko hari uwo ategereje. Yavuze ko nta kibazo kindi yagiranaga n'abaturanyi cyamuteraga gutekereza kwiyambura ubuzima akanabigeraho, ariyo mpamvu banasabye umurambo we ngo bawushyingure utiriwe ujyanwa ku bitaro ngo urakorerwa isuzuma. Gusa ko iyo yamaraga gusinda, ibitekerezo bye byahindukaga, imvugo kwiyahura akaba ariyo imuhora mu kanwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahembe, bamwita Hagabimfura Pascal, yavuze ko amakuru akimenyekana, ubuyobozi ndetse n'abaturage bihutiye kujya kuvana umurambo w'uyu mukecuru ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Ko no kuba yahoraga avuga ko aziyahura, ubuyobozi bwabimenye bubibwiwe n'abo mu muryango we ndetse n'abaturanyi bahoraga bamwumva. Uyu muyobozi yabivuze agira ati kugeza ubu nta kindi umuryango we watubwiye ukeka cyamuteye kwiyahura. Yasabye abaturage ko igihe babonaga cyangwa se igihe baba babona hari umuntu uvuga amagambo aganisha ku kwiyambura ubuzima cyangwa kubwambura abandi, bajya bahita batanga amakuru, uwo muntu agakurikiranirwa hafi, cyaba ari ikibazo afite kigashakirwa umuti, ariko atiyambuye ubuzima cyangwa ngo agire undi abwambure. Nyakwigendera akaba asize abana bagera kuri 5 ndetse n'abuzukuru.